karere kamwe hari hatuye umusore witwaga Simova. Izina rye ryari rizwi n'abantu hafi ya bose bo mu gace yari atuyemo kuko ari umwe mu basore bakize cyane bari bahatuye, afite ibikorwa byinshi birimo uruganda rutunganya imyaka imwe n'imwe, sosiyete y'ubwikorozi, amaduka manini n'imishinga yahaga akazi urubyiruko rwinshi. Nubwo yari afite umutungo mwinshi, icyatumaga abaturage bamwubaha cyane si amafaranga ye gusa, ahubwo nuko yakundaga gufasha abantu batabasha kwikemurira ibibazo, akabikora atagamije kwamamaza ibikorwa bye. Yari ageze mu myaka 35 ariko nta mugore yari afite. Hari hashize imyaka myinshi abaturage bibaza impamvu uwo musore mwiza ufite amafaranga n'icyubahiro atarashaka umugore. Umunsi umwe yatumije abanyamakuru b'akarere n'abayobozi b'imidogodo atanga itangazo ritunguranye. Yaravuze ati, ndifuza kugirana ikiganiro n'abakobwa bose barera abana bonyine bo muri aka karere. Ntacyo bitwaye niba ari umukene cyangwa ari umukire, yarize cyangwa atarize, akora cyangwa adakora. Icyo nsaba gusa ni uko abafite nibura umwana umwe kandi akaba ari umurera wenyine. Si amahugurwa, si igikorwa cya politike kandi si ugutanga akazi, ni ikiganiro gusa. Umukobwa wese uzaza azitabwaho kandi azahabwa umwanya wo kuvuga amateka ye nta n'umwe umuciye mu ijambo. Hari byinshi mbahishiye bazabimenya bahageze. Iryo tangazo ryakwirakwiriye mu masaha make gusa. Mu masoko, mu nsengero, mu tubari, mu modoka zitwara abagenzi no ku mihanda, nta kindi cyavugwaga. Hari abavugaga bati, uyu musore arashaka gukora ubushakashatsi. Hari n'abamushinjaga gushaka kwamamaza ibikorwa bye yifashishije ababyeyi barera abana bonyine. Ku rundi ruhande, abakobwa benshi bareraga abana bonyine nabo bagiye mu rujijo. Hari abavuze bati, sinagiye abantu batazongera kunsebya. Abandi bati, ntacyo mpomba, ntacyo mfite cyo gutinya. Ubuzima bwanjye n'ubundi si ibanga. Umunsi wagenwe ugeze, abakobwa buzuye mu cyumba kinini cy'inama cy'akarere. Hari haje abakobwa benshi cyane, bamwe bafite abana bato mu mugongo, abandi babazanye babafashe ukuboko, gusa hari n'abari babasize mu rugo. Abari baje kumva icyo kiganiro nabo bari benshi, ariko Simova yari yasabye ko imbere hicara abakobwa gusa kugira ngo bagire umudendezo wo kuvuga bisanzuye. Amaze guhaguruka yabanje kubashimira ati, icya mbere ndabashimira ni ubutwari bwo kuza. Nzi neza ko hari abatinye kuza kubera ibyo abantu bavuga ko ababyeyi barera abana bonyine, ariko uyu munsi ndabasaba ikintu kimwe, muvuge ukuri. Nta muntu uri hano ngo abacire urubanza. Ndashaka kumva amateka yanyu, nkamenya uko mwabayeho n'icyo mwigiye mu buzima mwanyuzemo n'uko murera abana banyu uyu munsi. Icyo mbahishiye murakimenya nyuma. Muvuge mutuje kandi mwubahe n'ibitekerezo bya bagenzi banyu. Bamwe bahanaguye amarira mbere yo kuvuga kuko bari bazi ko bagiye kongera kwibuka ibihe bikomeye banyuzemo. Simova yicaye imbere yabo afata ikayi n'ikaramu yitegura kumva buri wese atuje atabogamye. Mu cyumba bose uko bari 121 baracecetse ku buryo n'uri kunaga inote hasi ari kumvikana. Simova yarongera avuga ati, nta muntu ndahamagara ku gahato ngo mutomboze. Urumva afite umutima wo kuvuga arahaguruka avuga imbere. Hashize akanya gato umukobwa muremure witwaga Shireye yarahagurutse. Yafashe mikoro asa n'uwikomeje aratangira ati, nitwa Shireye. Mfite imyaka 28, mfite umukobwa umwe w'imyaka 5, ndi umupfakazi. Yarakomeje ati, nahuye n'umugabo wanjye nyine muri kaminuza. Twakundanye imyaka 3, nyuma turashyingiranwa. Twabayeho neza rwose. Yaranyubahaga kankunda nanjye nkamukunda. Nyuma y'iminsi mike narasamye. Byari byishimo bikomeye kuko twari tumaze igihe twifuza umwana. Ariko ndikiri mu mezi 4 gusa, umugabo wanjye yakoze impanuka ikomeye y'imodoka. Bamujyanye kwa muganga ariko ntiyabashije kurokoka. Ashire yise ceceka gato amarira atangira kumuzenga mu maso. Yari hanaguye arakomeza ati, hari abantu bambwiye ko nkiri muto ko nakuramo iyo nda nkazashakana n'undi mugabo nta mwana mfite, cyane ko bambwiraga ngo kubyara umwana akavuka adafite se byari kuzamutera igikomere kiruta kumuvutsa ubuzima. Ariko numvaga uwo mwana ari rwo rwibutso rukumbi nari nsigaranye rw'umugabo wanjye. Rero naramubyaye. Byabanje kungora cyane kuko ari igihe naboraga yo kwishyura inzu nayo kugura amata. Ariko narakoze niga umwuga wo gutunganya imisatsi. Uyu munsi mfite salo ntoya. Suko ndi umukire ariko umwana wanjye ntawe uri cyarya kandi azi ko se yari umuntu mwiza. Yarangije avuga ati, icyo ubuzima bwanyigishije ni uko hari ibintu umuntu aba atabasha kugenzura. Ntabwo buri mubyeyi urira wenyine aba yarakoze ikosa. Hari ababigiramo kubera ibyago. Mu cyumba humvikanye amashyi menshi kubera ko yaravuze ibibazo yahuye nabyo, akarindaho ko yaramaze gutuza no kongera gufatisha. Nyuma ye hahagurutse umukobwa witwaga Ingrid. Yafashe mikoro aravuga ati, ngewe inkuru yanjye irambabaza kuyivuga, ariko ndabivuga kugira ngo nihagire umukobwa uyumva amenye ko ubuzima butarangirira ku kintu kibi cyakubayeho. Nasamye mfite imyaka 16 gusa. Ubu mfite imyaka 21, umwana wanjye afite imyaka 4. Hari umuntu wo mu muryango wacu wamuhote nkiri muto ntaruzuza imyaka y'ubukure, gusa kubera ubwoba yanteraga ngo ntazamuvamo nanjye bitazangiraho ingaruka, nabivuze hashize ukwezi kose mbivuga aramaze kwambuka yarigire mu mahanga. Nyuma y'igihe nibwo namenye ko ntwite. Yacecetse akanya abantu bose bakomeza kumuhanga amaso. Yarakomeje ati, numvise sirangiye. Hari abangira inama yo gukuramo inda, abandi barambwira ngo umwana nzamureka avuke muhabi wabo bamunderere. Hari abanukaga n'abavugaga ko mbeshya, ariko umuryango wanjye wambaye hafi.
Uyu munsi nkora mu iduka ricuruza ibikoresho byo mu rugo, ariko n'akazi nahawe si iryanjye. Iyo ndebye umwana wanjye ndi kumwe nawe, mbona impamvu yo gukomeza kubaho. Icyo nize ni uko umuntu aba ashobora gukomeretswa mu buzima, ariko ntibimwambura agaciro ke. Mu cyumba bongeye guceceka, bamwe bahanagura amarira. Uwa gatatu yari umukobwa witwaga Sophia. Yari afite imyaka 25. Amaze gufata mikoro yaravuze ati, njye nakoze ikosa nkiri muto kandi ndaryemera. Nari narizeye umuntu wambwiraga amagambo meza, akanyizeza ko tuzabana, mpinduka nk'umugore wataranafata irembo. Naramwizeye, twisandura igihe kirekire, rimwe nsanga ntwite. Akibimenya yahise andeka ajya kure. Ntiyongeye kumvugisha na gato, yewe nyuma y'ishakiye undi mugore njye arandeka. Ibyo twari twarasezeranye byose byahise bihinduka ubusa. Mu muryango wanjye byarababaje cyane, ariko ntibanyirukanye. Hari igihe natekereje gukuramo inda kubera gutinya gukorwa n'isoni n'ibyo abantu bazavuga. Ariko igihe naganiraga na mama, yarambwiye ati ntugire icyo ukora wazicuza ubuzima bwawe bwose. Umwana ntacyo afite. Ayo magambo niyo yankomeje. Narabyaye, bibanza kungora kubona akazi, ariko nize ubudozi. Ubu ndoda imyenda y'abana n'abagore. Sinavuga ko ubuzima bworoshye, ariko buri mugoroba uyu mukobwa wanjye w'imyaka inampobeye akambwira ngo ndagukunda mama, numva ndi umukire kurusha abandi bose. Icyo nize ni uko kwicuza amakosa bidahagije. Umuntu aba agomba no kuyakuramo isomo ryo kubaka ejo hazaza he. Nyuma ya Sophia hahagurutse umukobwa mwiza cyane witwaga Kiara. Yarebye Simova, areba n'abari aho bose aravuga ati, njye ndi hano atari kubera ko ntigeze nshaka. Gusa sinashatse mu buryo bwemewe n'amategeko. Njye n'uwo mugabo twabanye neza mu myaka 2 kandi tuyibyaramo umuhungu. Mu ntangiriro natekerezaga ko urugo rwacu ruzakomera, ariko ko igihe cyagendaga gishira niko umugabo wanjye yatangiye gutaha gake. Nyuma namenye ko yari afite undi mugore babanaga na mbere yuko njye tubana. Umunsi umwe yaragiye ntiyagaruka. Hashize amezi menshi nibwo yohereje ubutumwa ambwira ko atazongera kubana nanjye. Nagerageje kumwinginga ngo nibura aze kureba umwana, ariko ntigeze agaruka. Kiara yarakomeje ati, hari igihe nisangaga nihebye nkumva nta gaciro ngifite, ariko umwana wanjye niwe wankuye hasi. Natangiye gukora ubuhinzi bw'imboga kandi nkazicuruza. Sindi umukire, ariko njye n'umwana wanjye w'imyaka 3 tubayeho. Icyo nize ni uko umuntu aba ashobora gutereranwa n'uwo yakundaga, ariko ntatererane inshingano ze nk'umubyeyi, kandi kuba umubyeyi birashimisha. Simova ntiyabazaga ibibazo byinshi, yabumvaga yitonze, rimwe na rimwe akandika amagambo make ubundi akongera kumva. Mu cyumba hari yakira abandi bakobwa benshi bari bategereje kuvuga amateka yabo. Bamwe bari bafite impungenge, abandi basenga bucece ngo nibagera imbere babone amagambo. Ariko kuko hari n'abavugaga amateka akomeye cyane, abenshi bagiye bashira ubwoba gake gake, biyemeza kuza kuvuga. Hashize akanya gato, Simova yarebye mu cyumba aramwenyura ati, murakoze kubw'ubutwari mukomeje kugaragaza. Hari undi wumva yiteguye kuvuga? Muri ako kanya umukobwa wari wicaye inyuma gato yarahagurutse. Yari yambaye imyenda yoroheje ariko isukuye, afite umwana iruhande rwe. Yafashe mikoro aravuga ati, nitwa Mireya. Mfite imyaka 22, mfite umuhungu umwe w'imyaka 4. Yarakomeje ati, njye nkiri mu mashuri yisumbuye, ndakundanye n'umusore twigaga ku kigo kimwe wari imbere yanjye. Twari tukiri bato ariko twarizeranaga cyane. Yambwiraga ko ndi umugore w'ejo hazaza nkabyemera, akambwira ko nimara kurangiza amashuri tuzashyingiranwa, cyane ko haburaga amezi make w'agasoza akajya gushaka ubuzima. Naramwizeraga cyane kuko n'umuryango wabo warunze. Umunsi umwe twarisanzuye cyane turarengera, nyuma amenya ko ntwite. Mu minsi ya mbere yambwiye ko azabibwira iwabo, nyuma atangira kumpunga. Byarangiye yahinduye nimero ya telefoni yimukira ahandi. Sinongeye kumubona. Bagenzi banjye nabibwiye bangira inama yo kuyikuramo, kandi nanjye narabitekerezaga. Ariko natinye ko ningikuramo nanjye birangiraho ingaruka, wenda ngapfana nayo. Rero nahisemo kubyara. Iwacu byabanje kubabaza cyane, ariko nta kundi bari kugera. Byansabye guhagarika amashuri ntarangije kwiga. Nyuma nayasubiyemo, ariko sinasubira kwiga amashuri asanzwe, njya kwiga imyuga, niga ibijyanye no guteka. Ubu nkorera resitora y'abandi, nkabona yo gutunga umwana wanjye. Icyo nize nuko isezerano ry'umuntu riba ridakwiriye kurusha agaciro ubuzima bw'umwana wawe. Nyuma ye hahagurutse umukobwa mwiza witwaga Yanda. Yafashe mikoro aravuga ati, nitwa Yanda. Mfite imyaka 27, n'umukobwa umwe w'imyaka 6. Nahuze ndi umukozi wo mu rugo. Umuhungu wabo bakoresha banjye yarangije amashuri, yagarutse mu rugo atangira kunganiriza buri munsi. Yambwiraga ko nkunda, ko nakwiriye gutinya ngo nuko ndi umukozi wabo. Hashize igihe yambwiye ko ashaka kubibwira iwabo bakamenya ko dukundana, ndamwizera mwiha wese. Nyuma yo kumenya ko ntwite yahise ahinduka, ambwira ko umuryango utazigera wemera ko ashakana n'umukozi wo mu rugo. Ibyo yavuze byarambabaje cyane, mbibwira iwabo ko yanteye inda nzi ko hari icyo barabikoraho, bakibyumva baranyirukana. Navuye muri ako kazi ntangira gucuruza imbuto ku isoko. Byari bigoye, ariko uko nagendaga nzigama niko naguraga ibicuruzwa byinshi. Uyu munsi mfite akaduka gato.
nize ko umuntu aba ashobora kuba uwo yakundaga ariko ntatakaze icyizere cyo kongera kwiyubaka. Abandi bongeye gukoma amashyi menshi, bamwe banamwenyura bamwereka ko bamushyigikiye. Hakurikiyeho umukobwa witwaga Shiroye, yagaragaraga nk'uwize. Afashe mikoro yaravuze ati, nitwa Shiroye, mfite imyaka 25 n'umuhungu umwe w'imyaka 4, ariko sinamuzanye hano, namusize mu rugo. Njye nakoraga muri sosiyete y'ubucuruzi, aho niho nahuriye n'umusore twakundanye. Twamaze imyaka 2 dukundana, duteganya kubanza kwiteza imbere hanyuma tukazashyingiranwa. Icyo gihe nisanze ntwite, nabyakiriye neza kuko numvaga ari indi ntambwe duteye nk'abantu twasezeranaga ko turi hafi kubana. Ariko ibintu byarahindutse. Sosiyete yaramwirukanye ajya gushaka akazi mu wundi mujyi. Mu minsi ya mbere twakomeje kuvugana, nyuma agenda aceceka. Byarangiye ambwiye ko adashoboye inshingano z'umuryango, ansaba gukomeza ubuzima bwanjye ndi jyenyine. Byarambabaje ariko nahisemo gukomeza ubuzima. Nabyaye neza, mu gihe nari ndi mu kiruhuko cyo kubyara ntangira kwiga amasomo yo gukoresha mudasobwa. Ubu ndi umucungamutungo w'ikigo cyacu. Icyo nize nuko ari igihe ubuzima bugwatira kongera gutangira, ariko gutangira bundi bushya ntibiba bivuze gutsindwa. Abari aho bamushimiye ubutwari bwe, yongera kwicara. Simuva yarebye hirya no hino mu cyumba aravuga ati, niba ari undi ushaka gusangiza abagenzi b'amateka ye, turacyafite umwanya. Hashize akanya gato, umukobwa wari wicaye inyuma cyane yarahagurutse. Yafashe mikoro aravuga ati, nitwa Nema, mfite imyaka 23, nkaba mfite umuhungu w'imyaka 2, ariko sinamuzanye hano. Njye nkiri muto cyane natakaje ababyeyi banjye. Nakuze mba mu miryango itandukanye, rimwe nkajya hano, ejo nkimukira ahandi. Nta rugo nahoragamo, nta n'umuntu n'umwe numvaga ko ari we nishingikirizaho. Maze gukura gato natangiye kujya mu muhanda nshaka icyo kurya naho kurara. Ubukene n'irungu byatumye mfata inzira mbi yo gushaka imibereho nkoresheje umubiri wanjye. Icyo mvuga muracyumva, nta mugabo nasubizaga inyuma. Icyambabaje kurusha ibindi nuko ntazi ngo wanteye inda ninde, cyane ko abagabo benshi twahuraga nabaga nzi amazina yabo cyangwa aho baturuka. Twahuzwaga n'amafaranga gusa. Nangiye gutekereza kuyikuramo ngo nkomeze akazi, hari ikintu cyahinduye ubuzima bwanjye. Umunsi umwe nahuye n'umugabo n'umugore babagira neza. Bambonye ndi ku muhanda aho twahagararaga dutegereje abakiriya, barambwira bati, niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, twagufasha. Bamfashije kubona aho kuba, bamfasha no gutangiza agakantine, nkajya naha mu rugo rwabo bakamenyera buri kimwe. Uyu munsi mfite kantine y'icyayi n'imigati, nkorera hafi y'isoko. Si ubucuruzi bunini ariko burantunze. Nishyurira inzu kandi nzi no kuzigama duke duke. Icyo nize nuko hari abantu bagwa kubera amahitamo yabo, hakaba n'abagwa kubera kubura ubufasha n'uburere. Ariko iyo habonetse umuntu ukubwira ati haguruka wongere utangire, ubuzima burahinduka. Niyo mpamvu ndi hano. Sinshaka ko abantu bambonera mu byabaye hashize, ndashaka ko bambona nk'umubyeyi ukora cyane kugira ngo umwana wazabeho neza. Simuvanditse amagambo make mu gakayi ke, hanyuma yubura umutwe aramureba aramwenyura. Abandi nabo bakomeje kuvuga, gusa bamwe banga kuvuga. Umukobwa wa nyuma muri icyo cyiciro yitwaga Eliana. Yari afite akamwenyu, nubwo umuntu akimubona yahitaga abona ko afite amateka akomeye. Yarahagurutse aravuga ati, nitwa Eliana, mfite imyaka 24, mfite umukobwa umwe w'imyaka 2. Njye nkiri muto nakundaga kwibeshya ko abantu bose bavuga ukuri. Hari umusore twari tumaranye igihe kirekire dukundana. Yari yaramenyanye n'umuryango wanjye, aza no kubwira ababyeyi banjye ko ashaka kuzaza gufata irembo vuba. Twese twaramwizeye, nanjye ndamwizera ndamwirekurira. Nyuma y'igihe gito namenye ko ntwite. Muri iyo minsi ataratubwira igihe azazira gufata irembo, namenye ko yamaze gutera ibivundi umukobwa kandi ko bazashyingiranwa nyuma y'amezi make. Ibyo nibwiraga ko atari ukuri byabaye impamo. Igihe kigeze narabyaye. Numvaga ejo hazaza hanjye hararangiye, ariko mukuru wanjye ansaba kwiga gukora imigati. Natangire ku ifuru nto cyane, ariko mfite uruganda rukora amandazi. Icyo ubuzima bwanyigishije nuko agaciro k'umuntu kadaterwa n'uwamwanze, ahubwo ko gaterwa n'uburyo ahaguruka nyuma yo kugwa. Akimara kuvuga, hari abakobwa bamwe bari batangiye kurira bucece kuko bumvaga atari bonyine banyuze mu bihe bikomeye. Simuva yafunze ikayi ye areba abo bakobwa bari bamaze kuvuga. Yabonaga ko nubwo amateka yabo yaratandukanye, bose bahuriraga ku kintu kimwe. Ntibigeze bakuramo inda, ntibigeze bareka abana babo, kandi bari barakoze uko bashoboye ngo bongere kubaka ubuzima bwabo bwite. Mu cyumba hari hakiri abandi bakobwa benshi cyane bari bazamuye intoki bategereje umwanya wo kuvuga amateka yabo. Bamwe bari bafite inkuru zidasanzwe, abandi bafite amasomo akomeye kurushaho. Simuva yanyoye amazi make afata indi paje nshya mu ikayi ye. Nyuma y'igihe kitari gito yumva ubuhamya butandukanye, hari abakobwa bahisemo kutavuga. Bavuze ko kuba bumvise bagenzi babo bafite amateka asa n'ayabo bihagije, ku buryo byari kuba ari ugusubiramo iyo bayavuga. Simuva yafunze ikayi yayishyira ku ruhande, bose bategereje kumenya impamvu nyakuri y'icyo kiganiro. Yaragurutse areba abakobwa umwe ku wundi, hanyuma aravuga ati, mwakoze cyane. Nababwiye ko ari cyo nabahishiye. Ubu rero nicyo gihe cyo kubibabwira.
Nkimara kumva amateka yanyu hari ikintu kimwe nabonye. Abantu benshi bahita bacira urubanza umubyeyi urera umwana ari wenyine batabanje kumenya uko byagenze. Nyamara buri wese muri mwe afite amateka ye. Hari abisanze muri iyo mimerere kubera ibyago, kwizera umuntu, ubukene, n'abemera ko bakoze amakosa ariko bakahinduramo isomo. Ibyo byose byanyigishije byinshi, ariko ndagira ngo mbabwire impamvu iki kiganiro cyabayeho. Imyaka myinshi ishize nkiri umusore muto wari uri gushaka ubuzima, nakundanye n'umukobwa kandi twakundanaga by'ukuri. Mu gihe twari tugitegura ejo hazaza, uwo mukobwa yatwaye inda. Naramubwiye nti humura, njye reka nkomeze nkore cyane, umwana namara kuvuka nzahita nkuzana mu rugo tubane. Ubu ngubu utwaye inda birantunguye, nta kintu ndiho. Mu mezi 9 gusa nzaba maze kwiteza imbere bihagije, nkuzane, ntabwo uzabyara ngo ukomeze kuba iwanyu. Agiye kubyara abaganga bakoze uko bashoboye ariko ntibashoboye kumurokora. Umwana yavutse ari muzima ariko nyina birangiriraho. Uwo munsi niwo wabaye mubi kurusha indi yose nabayemo. Gusa bamwe mu bantu banzi ntibazi ko uwo mwana ahari kuko ntajya muvugaho. Narize umwana mbifashijwemo n'ababyeyi banjye, nkora uko nshoboye, nkora amanywa nijoro kugira ngo mbone ukuntu namutunga, buri faranga risagutse nkarizigama. Uko imyaka yagiye ishira ibikorwa byanjye byaragutse. Uyu munsi mpagaze hano abantu bambona nk'umukire, ariko mbere yuko mba uwo ndi we nabanje kugorwa no kuba umubyeyi urera umwana wenyine. Niyo mpamvu nigeze ndeba umuntu urera umwana wenyine ngo umucire urubanza. Nzi neza ko inyuma y'uwo mwana haba hari amateka umuntu atamenya. Ntabwo nabatumije ngo mbacire urubanza, nabatumijeho kugira ngo mbabwire ko mutari mwenyine. Hari abantu banyuze mu bintu bibabaje nk'ibyanyu ariko bakomeje kubaho. None rero ndabasaba ikintu kimwe gusa, buri wese yandika amazina ye yose, nimero ya telefoni, aho atuye, umwuga akora, imyaka afite n'imyaka y'umwana arera. Ntabwo mbibandikishije kubera ikindi kintu, ndashaka kuzakomeza kubamenya no kugira icyo mbafasha mu gihe nzajya mba nabonye ubushobozi, kuko nimvishe imimerere mubayemo. Bamaze kwiyandika, Simuva barahagurutse yongera kuvuga ati, mbere yo gutaha rero hari akantu gato nifuje kubaha. Abakozi be binjiye bazanye amabahasha menshi. Simuva aravuga ati, buri wese muri mwe arahabwa amafaranga 80,000. Si igihembo ahubwo ni ukubashimira ubutwari bwo kuvuga amateka yanyu. Si menshi ariko wenda yagira icyo abafasha. Hari abatangiye kurira kubera amarangamutima, abahoberanye n'abarebye hejuru bakavuga bati, Mana urakoze. Buri mukobwa yahamagawe mu izina, ahabwa ibahasha ye, ashimira Simuva n'abari aho. Bamaze kuyakira bose, Simuva yarabasezereye ati, ndabifuriza amahoro, mukomeze kurera abana banyu neza, nimwemere ko amateka y'ejo hashize abangamira ejo hazaza hanyu. Abakobwa bose bamukomeye amashyi menshi, basohoka mu cyumba bafite akamwenyu ko ku maso. Bamwe bagendaga bafatanye mu maboko, abandi bahamagara mu miryango yabo bababwira ibyabaye. Nyuma y'iminsi mike yafashe urutonde rw'abakobwa bari baramukoze ku mutima kubera uburyo bagaragaje ukwihangana, umurava n'uburyo bareraga abana babo, atangira kubasura umwe ku wundi atabanje kubabwira impamvu nyakuri. Yabagezaho umwe akorera, akajisha avuga ko yari yaje muri ako gace ko hari ibikorwa ashaka kuhakorera. Nubwo bose basangaga bafite ibintu byiza bitandukanye barimo, uko iminsi yagendaga ishira niko yisangaga ibitekerezo bye biri kuri Sofia. So kubera ko ari mwiza kurusha abandi, ahubwo ni ukubera ko yari atuje, afite ubunyangamugayo, ari umukobwa wemera amakosa yakoze ariko ntayitwaze ngo yishyire hasi. N'uburyo yarize umwana we akamutoza gukunda no kubaha abantu. Yatangiye kumusura kenshi, yagiwe Sofia ntiyigere yigira uwo atari we. Simuva ntiyahise afata icyemezo, yabanje kugirana na Sofia ibiganiro byinshi nk'inshuti. Hashize amezi menshi aramubwira ati, nabonye inshuti nifuza ko twakomezanya urugendo rw'ubuzima. Sofia ati, nari naribwiye ko ubuzima bwanjye buzaba bwo kurera umwana wanjye gusa. Sinigeze ntekereza ko hari umuntu uzongera kumbonamo umugore ushobora gukundwa. Mu gihe imyiteguro y'ubukwe yakomezaga, Simuva yatumiwe kuri televiziyo y'igihugu. Abajejwe impamvu yahamagaye abakobwa barera abana bonyine ngo baganirize, kandi bikaba bivugwa ko umwe muri bo bakundana ndetse akaba yenda gukorana nawe ubukwe, yarasubije ati, hari abantu benshi babanza kureba amakosa cyangwa ibyabaye ku muntu. Nabonye ko benshi muri abo babyeyi bazi kwihangana, gukorera abana babo, kwishakamo ibisubizo no kwita ku nshingano zabo. Igihe baza, umwe namutekerejeho cyane, ndibaza nti, ese ko mu ntego zatumye mbatumaho ari uko nanjye mfite umwana ndera njyenyine, nshaka kumva impamvu zabo no kumenya uko bahanganye n'ubuzima, kandi nkagira icyo mbamarira nk'abantu duhuje ibibazo, ubundi wakwisungana n'umwe muri bo. Nuko byagenze, nanjye sinari nzi ko nzakuramo tubana. Mu by'ukuri ntiyaravuze ukuri kuzuye, kuko we n'ubundi mbere yo kuza kwabo yifuzaga ko baza agahitamo uwo bashobora kubana. Nyuma yo kuva kuri televiziyo, amagambo ya Simuva yakwirakwiriye mu karere kose. Abakobwa bari baritabiriye cya kiganiro bamenye ko yari amaze guhitamo Sofia, kandi ko imyiteguro y'uko yari igeze kure. Igitangaje nuko nta n'umwe warakaye, ahubwo benshi bamuhamagaye bamwifuriza umugisha, bavuga ko bishimiye kubona mugenzi wabo abonye umuntu umubonamo agaciro.
Simova na Sofiya nabo bahisemo kutagira uwo basiga inyuma, b'abakobwa 121 bose barabatumira. Ku munsi w'ubukwe bose bari bahari, bamwe baza bazanye abana babo. Ubukwe bwabaye bwiza cyane. Hashize iminsi mike, umwe mu banyamakuru yamusoye iwe aramubaza ati, hari ikibazo abantu benshi bakibaza. Mu bakobwa bose mwahuye, abo mwiganye n'abandi, kuki wahisemo Sofiya w'umufiyemere? Simova amwenyura ati, icyo nabonye muri Sofiya si amateka ye, ahubwo n'uburyo yabayeho nyuma yaho. Aho umwanya munini ibyo yigiye muri ayo makosa nicyo yahisemo gukora ngo yubake ubuzima bwe. Ntajya ashinja abandi ibyabaye mu buzima bwe, kandi ntiyigeze yihisha inyuma y'ibyabaye. Igihe nganiriza abafiyemere bose, yaravuze ati, nakoze ikosa nkiri muto kandi ndaryemera. Ayo magambo yankoze ku mutima, kuko umuntu wemera amakosa yaba afite ubushobozi bwo kuyakosora. Ikindi ntiyahisemo kwiheba. Yize umwuga, arakora, yubaka ubuzima bwe, kandi ibyo yakoraga byose yabikoraga agamije guha umwana w'ejo hazaza heza. Sinashakaga umugore utunganye kuko nta muntu utunganye ubaho. Nashakaga umuntu ushobora kwemera ukuri, kwigira ku makosa, kubaha inshingano ze no gukomeza kubaka ejo hazaza. Ibyo nabibonye muri Sofiya. Inkuru ya Simova na Sofiya yahindutse isomo rikomeye kubo mu karere hose. Yibutsa abantu ko mbere yo gucira umuntu urubanza bakwiriye kubanza kumenya amateka ye, kandi k'agaciro k'umuntu katava ku byo yanyuzemo, ahubwo ko kagaragarira mu buryo ahaguruka, akiyubaka, agakora ibyo ashinzwe no gukomeza kuba afite icyizere. Simova na Sofiya n'abana babo bombi batangiye ubuzima bushya nk'umuryango umwe, bubaka urugo rukomeye. Inkuru yabo yahinduye imitekerereze y'abaturage. Abasore benshi bari basanzwe batinya kwegera umukobwa urera umwana wenyine batangiye guhindura uko batekereza. Ntibyari bivuze ko buri mukobwa wese urera umwana wenyine aba akwiriye guhita atoranywa, cyangwa se ko bose bafite imyitwarire imwe. Nk'uko abantu bose batangana cyangwa batameze kimwe, niko n'ababyeyi barera abana bonyine batameze kimwe. Hari ababa barigiye amasomo akomeye mu buzima baciyemo, bakiyubaka, bakarera abana babo neza, kandi bakagira indangagaciro nziza, ndetse birinda gusubira mu makosa banyuzemo. Ariko hari n'abadahinduka cyangwa bakagumana imyitwarire ishobora gutuma kubaka urugo ruhamye bibagora. Niyo mpamvu abantu batagomba guhurizwa mu gatebo kamwe, haba mu kubashima cyangwa mu kubacira urubanza. Icyakora urugero rwa Simova rwahaye abandi basore ubutwari bwo kudashakira abakunzi ku byo abantu bavuga gusa, ahubwo bakabanza kureba umutima, imyitwarire, inshingano umukobwa yubahiriza n'uburyo yabayeho. Hari abatangiye kuganira n'abakobwa barera abana bonyine, babanza kumenyana neza nk'abandi bose bakundana, nyuma bamwe baza kubakana ingo nziza cyane. Amateka y'umuntu ntagomba kuba igihano cy'ubuzima bwe bwose, ahubwo icyo umuntu yabaye nyuma y'ayo mateka nicyo kiba gikwiriye guhabwa agaciro kurusha ibyamubayeho. Njye tubana umunsi ku wundi, nitwa Murukare. Niba utaraduha subscribe kuri iyi channel, ubitekerezeho urebe ko wayiduha. Naho mu zindi nkuru z'ubutaha.